Mwaramutse neza cyangwa se mwongeye kwirirwa bitewe n'aho muherereye. Ni karibu cyane ikaze kuri YouTube channel yanyu mumaze kumenyera muri benshi, menya uhinduke. Inyigisho zitambuka zikomeza kubaka umuryango nyarwanda, mutegurirwa mukanagezwaho na Kaneza wa Mugabo. Ubushize twarebeye hamwe ibigeragezo mu rukundo, uburyo urukundo ari teacher, hanyuma abageragezwa ari mwebwe mukundana babiri. Dusanga urukundo iyo rwose teacher yagutoje neza akaguha ibyerekana urukundo rurakuyobora ku buryo ikizami iyo kigeze cyagutungura utatungurwa upfa ko uhagaze neza mu rukundo, urakinesha ukagitsinda. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibishuko mu rukundo. Ese ni gute ibishuko byaza nabyo tukabasha kuguma mu mwanya wacu mwiza? Akenshi muri kamere yacu abantu tugira ari ahubwo dutandukana uburyo bamwe bafite ubushobozi buriganza ariryo rikurura ibishuko. Ibishuko ni iki? Urugero, reka uzareba umwana uri kumwe n'umwana muto mu rugo mufite nka televiziyo, akaba ariho arirebera bimwe by'abana by'amadessin anime za cartoon, kandi wowe utabishaka ahubwo ukaba ushaka kwirebera nk'amakuru, kandi umwana nawe ntayashaka kuko ntamenyereye ibyo bintu by'amakuru, ntarayasobanukirwa ngo ayakunde. Kugira ngo umwake telecommande ya televiziyo, niba ari we uyifite udashaka kumuriza, uzarebe bigusaba kumushukashuka, ukamenya utuntu akunda, ukamenya amagambo wamubwira, ukaba wagura nka bombo y'ijana gusa, ubundi ukamubwira uti tugurane chérie, sibyo bebe, nana njija, dore aka kabombo karyoshye cyane, kandi abasanzwe akazi, ariko kubera ari ry'abana ku mabombo bajyo nakateye ntiryashirayo kugeza kuza akamenya ko ari mbi ku menyo ye. Icyo gihe telecommande arayiguha mutarwanye rwose, bivuze ko wamenye gukora kuri bouton y'irari kugira ngo umwake icyo wifuza, kandi nyamara cyari kimufitiye akamaro, yarereho harunguka bijyanye n'umwana kuri level ye, ukabura murangije utarwanye ukagera ku cyo washakaga. Uko niko umukobwa mutoyi rwose ukiri ingaragu yari isugi, yaririnze rwose kugira ngo azitegure umugabo we neza, azi ko kwamburwa ubusugi bwe byaba atari ibintu byiza si iby'i Rwanda, ariko agize atya ahuye n'umugabo w'abandi. Kubera ko uwo mukobwa ararikira, urugero telefone nziza, dore ko bigezweho ngo za iPhone mama, dore ko uruganda rugenda rukora version atandukanye. Hanyuma ahuye n'umugabo, uwo mwana ararikiye telefone, wa mugabo arabimenye, uwo mugabo nta kindi azakora ni ugukanda kuri iyo buto y'irari, akamenya ko arwaye iyo iPhone nziza akayigura, ubundi bakaba baraguranye, azamwambura bwa busugi bwe atavunitse, atarwanye. Akenshi ashobora no kuzamutera inda itateganyijwe n'ibindi murabizi bikunze kuvamo. Hanyuma cyure telefone maye nziza itazanamara kabiri byibuze, kuko murabizi telefone ushobora kuba uyifite uyu munsi, ejo ikakumenekana, ejo bakayikwiba, ushobora no kuyita wowe ubwawe. Ingero ni nyinshi murabizi kundusha. Hari irari rero ry'ibintu, hakaba n'irari ry'abantu. Ibyo bintu bibiri dukunze kuba tubifite muri twebwe, babiri hafi aha. Iyo utagerageje ngo ubimenye urwane nabyo, ubiganze bijye hejuru, birakuganza ari byo, ugasanga uhora wisanga muri za deception, ingaruka mbi, guhora wiganyira, guhora uri mu ma regret, kandi ntabwo ari byiza. Reka turebe irari ry'ibintu uburyo rikwambura ukagurana ibyo utashaka kugurana. Ni nk'ubwo rugero nari ntanze hejuru, bibaho ko no kubashakanye umugore cyangwa umugabo ashobora kuba yaca inyuma umugabo we cyangwa umugore we, kuko yahuye n'undi muntu yamwemereye akantu ahora ararikira, bigatuma yemera kugurana icyubahiro cy'urugo rwe. Uribaza kubera ikintu runaka, burya n'uwo mubana si byiza kumwoza ku nkeke kubera irari wifitemo, uba uriho witesha agaciro n'isano mwari mufitanye, uba uriho uraritesha agaciro. Urugero, ugasanga niba uri umugore, umugabo wawe uhora umubuza amahoro, uyu mwaka mukwiye kugura indi modoka, kandi na ya yindi irahari n'izima cyane, iracyagenda, iracyatwara abantu benshi, irasa neza muri rusange, ariko kuko hari aho wabonye indima mubona igezweho akabikora, kubera ko wamubuje amahoro. Buri joro nta kindi uvuga, mu gatondo nta kindi uvuga, ku manywa wirirwa uvuga imodoka nshya, akabikora nubwo atemeranya nawe, akakugurira indi.
undi mwaka ukaza uti noneho sheri natagura indi nzu ngewe ntabwo bizakunda ntazagukira, ntabwo akabikora kugira ngo amahoro atahe. Ugasanga uzanye induru nimutajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bizagenda bite, akabikora agashaka amafaranga mukajyayo, kandi ubwo ibyo byose ni bitwara amafaranga mu buryo butari ngombwa ku kanya mu by'ukuri kubera irari ryakurenze. Ibyo rero usanga bigukuriramo gahoro gahoro bikakura bikabyibuha. Bwana yakubona aje akabona usa nk'akadayimoni, umugani w'abarokore ntabonera izina kubera ukuntu usigaye umucanga, kuko uko wimenyereza kurarikira niko ububiko bw'irari muri wowe bwaguka, ku buryo kuzabona uhaza irari ryawe ari ikizamini kitoroshe. Kandi iyo umeze utyo urabyumva nawe muhora mu makimbirane, kuko rusaba uhora ugira ibyo ushaka, iyo bitabonetse ntabwo musinzira. Akenshi ari byo bituma wahura n'undi mugabo akaba yagushukisha ibyo urarikira kandi bito rwose, ukaba wacinya umugabo wawe atari nuko wagize icyo wamuburanye. Kandi ibyo byose ubiterwa nuko nta rukundo nyarwo rurimo hanini. Umugore nyawe rero, umugore umunyabwenge, umugore ubereye urugo rwe, uwo twita mutima w'urugo nyawe ntagira imbuto y'irari muri we. Ibiza byose abandi bararikira aba yarabaye impumyi kuri byo. Ibi rero bitera umutware we kumukunda birushijeho ndetse akanamwubaha cyane, ku buryo bwana ibyo amuhaye byose ntajya avuga ngo aka ni gato, aka ni kabi, aka karashaje, aka ni gashya. Ibyo ntabyo agira muri we kuko aba yaranyuzwe. Kwiga kunyurwa rero n'ibyo ufite niyo quality ya mbere, niyo première qualité mu rukundo. Ibi bimuha security, bimuha umutekano igihe batari kumwe, ko nta wamukangira umugore, nta wamukangira umugabo niba ari umugabo umeze utyo ngo amushukishe ibintu bifatika. Ariko urarikira iyo yagiye nko hanze y'igihugu usanga bwanahangayitse, ati ndago noneho madamu ubwo yagiye mu Bushinwa, urugero ubwo yagiye Dubai, ubwo yagiye Kenya, ndago reka sigare ku mavi, ubu ndabizi ni hataragiye guca ibiti n'amabuye. Kuki ushobora gutuma umukunzi wawe, papa w'abana bawe, mama w'abana bawe asigara ahangayitse, asigara yibaza, agira ubwoba, rimwe na rimwe akaba yakubuza kugenda kubera ko azi ko iyo ugiye iteka ni ibibazo. Iryo rari rero ry'ibintu ntabwo ari ryiza, ntabwo ribereye umugore w'i Rwanda, ntabwo ribereye umugore w'umutima mu rugo, ntabwo ribereye umugore uriho urabyara. Ese ababyara ubwo ejo bo bazavamo bana ki, bazavamo bagore ki, bazavamo bagabo ki? Iryo yari irari ry'ibintu. Reka turebe icya kabiri, irari ry'abantu. Hari rero n'abantu bagira irari ry'abantu, ni ukuvuga abantu batanyurwa n'abakunzi babo, niba ari umugabo, niba ari umugore ahuye nawe ubwiza cy'ikimero, uwo mugore kikamushuka akaba ataye urugo rwe uwo munsi. Hari n'abagera aho basohokeye mu mahoteli bararikiranye, niba ari umugabo yatumiye umugore ati tuzagiye gusambanira muri hoteli runaka, kubera ko yakuruwe n'iki, na bwa bwiza bw'inyuma, ya makiyaje, cya kibero, izo nkweto, inzara. Bahagera agasanga ibintu byose kuri wa mugore ni artificial. Umugore akuyemo perruque, umugore akuyemo yewe n'ibibuno ntabwo byaribye, inzara ntizarize. Ibyo bintu biba bibabaje, ugasanga umugabo aricujije, asanze wa mugore ubwiza bwe nyabwo ntaho buhuriye n'ibyo yashutswe nabyo, aricujije icyatumye amusohokana ahubwo nawo hantu. N'abagore rero babaho bakangwa, bashukwa n'ubwiza bw'inyuma bw'umugabo, ati mbega umugabo mwiza, mbega ukuntu ari muremure neza, mbega ukuntu wenda ari mugufi se neza, buri muntu agira irari rye, mbega ukuntu yirabura neza, mbega ukuntu aseka neza, amaso meza. Ugashukwa nabyo, mukagenda mugasohoka, wagenda kuyambura ugasanga hari ibindi bibi, kubera uba ufite irari rireba ku bintu bifatika. Ibyo rero nabyo ntibiramba, ibyo bintu bigukurura ku maso y'inyuma ntabwo biramba rwose, nta nubwo bikwiye. Usibye ko iryo rari iyo ryakuze cyane muri wowe ukururwa n'akantu gato iteka, buri kanya urarikira akantu, uba ufite uburoho, uba ufite ubusambo. Ariko rero inama nakugira, ibyiza ni ukunyurwa n'ibyo ufite n'uwo ufite, ku buryo udahungabanywa n'ibintu bituma ugurana agaciro ku rugo rwawe, ukaba wagurana identity y'urugo rwawe. Ibuka ko iyo usohotse mu rugo rwawe, niba uri umugabo, niba uri umugore, uri ambassador w'urugo, uri ambassadeur, uri representant w'umuryango wawe.
muri make rero tujye twiga kunyurwa, twige gutoza abana bacu kunyurwa, dutoze abo duturanye kunyurwa, abo tubana nabo kunyurwa, cyane ko dufite ubwenge n'amaboko. Niba ari telefone bagushukishaga, wakora ukazigama ukayigurira. Niba ari imodoka, wakora ukazigama ukayigurira, n'ibindi byinshi, ariko ukagumana na umwimerere wawe mu rukundo, ukagumana agaciro kawe. Usibye ko uyikoresheje ubwenge bwawe neza, uri mature, ibyo bita maturity, igishuko uko cyaza kose gisanze nawe uri muri situation igoye, uko biri kose urakibona, ukakigaho, ubwenge bwawe bukakubwira buti have, kuko nyuma y'ibi hari ingaruka mbi. Kandi twese burya tugira umutima nama, ubanza ukavugana natwe, ukakubwira kazi kawe ibi bikure, ariko nyuma yaha hari ibi n'ibi, ukakubuza amahoro. Ariko iyo ufite irari ryakuganje, ntabwo ujya wemerera uwo muntu wawe imbere, ntabwo ujya wemerera umutima wawe, ntujya wemerera ubwenge bwawe ko bukubwira. Usanga uwima amatwi, maze nyuma ukicuza. Reka tunyurwe, reka twakire uko tumeze, reka twakire abo dufite, ntibigatume ugurana identite yawe, ntibigatume ugurana ubumuntu bwawe, ntibigatume ugurana values zawe, kuko nyuma yaho iteka usanga aba ari amarira gusa, aba ari ukwicuza gusa. Ni byiza rero ku mugabo wawe ugumana nawe isano yanyu, isezerano ryanyu urikabarinda, mukaririnda. Niyo wajya he bakagutereka miliyari imbere, ukumva kuri byo uri impumyi, ntabwo byumva, warapfuye kuri byo, waranyuzwe n'ibyo ufite. Nushaka mwirarira ku musambi, upfa kwa mwumvikana, waranyuzwe. Naho ibintu ni gahoro gahoro. Rero izi nyigisho cyane cyane nko ku bintu byo gushukana ibishuko, urubyiruko rwose ndabinginze, abakobwa mukiri bato, abahungu mukiri bato, namwe hari igihe usanga umwana w'umuhungu muto ufite imyaka 20 ahura n'abamama, ugasanga abo bita ngo sugar mami, nizo mvugo z'iki gihe, ugasanga n'umuntu w'umumama ufite n'abana benda kungana nkawe disi, akagushuka nawe ukajya narwo, ukemera ngo uwo mama buriya yankunze n'ibyo, akaguha nk'iyo transport. Birababaza cyane, ugasanga uwo muhungu wari ufite future iri nziza ibyibushye, ariko utangira kuryamana n'abantu b'abagore bakuruta imyaka 20, 25, 10 se, 5 se. Mu by'ukuri nta n'urukundo ruba rurimo, nawe ubwawe urabizi. Iyo uvuganye n'umutima wawe, iyo uri wenyine ahiherereye, urabizi ko uwo mugore ntabwo umukunda wa mwana w'umusoro, ntabwo umukunda, nta rukundo rurimo. Ariko kuko yaparitse Range Rover, kuko yakubwiye ngo mama afite business runaka yinjiza nka miliyoni 10 ku kwezi, urumva ari ibyahatari. Kuko agupfumbatisha envelope y'amadolari 1000, urumva ari hatari. Ibyo ni by'akanya gato. Koresha ubwenge bwawe, uri umusore mwiza, uri brilliant, ufite ejo hazaza heza, uri uriga, wishaka kwangiza ubwiza bwawe, ubusore bwawe. Ese urumva uzaba umupapa bwoko ki? Ntabwo byakunda. Niba uri umukobwa ugatangira kuryamana n'abagabo b'abagore b'abandi, ugatangira kuryamana n'abantu b'abasaza bakuruta, ngo nuko bakwemereye voyage, kujya gutembera ahantu za Dubai, za Zanzibar, nawe ujya mu ndege kumva ubona ibintu bya hatari, kugira ngo ubone icyo ushira kuri status, kandi urabizi ko it's not real. Ubwo buzima ubayemo ntabwo buri natural, it's not really natural. Urumva ko hamwe n'umukobwa we ejo uzavamo umugore bwoko ki? Kandi ko igihugu kiba kiteze ngo urubyiruko nimwe igihugu cy'ejo hazaza, nimwe ba ministers b'ejo bazaza, nimwe ba governors. Bizagenda bite? Mureke dufatanyirize hamwe, ntugashukwe n'ikintu ushobora kwigurira, ntugashukwe n'ikintu ushobora kuvuga uti gende uzigame nishakibe imodoka bwoko ki, nashaka habe hehe hatsaba amafaranga bwoko cyo guhajya, ndaje nzigame. Kandi nta kintu cyiza, ntako bisa nko kwicara wisohokanye cyangwa se wasohokanye n'inshuti zawe ku mushahara wawe, biraryoha pe. Ni byiza kwiyushya akuya ukazigurira iyo nzu yawe, biraryoshye cyane. Ariko utagiye witesha agaciro, wiyambura identity, ngaho ejo uri kumwe n'umushinwa, ejo uri kumwe n'umunyamerika, ejo uri kumwe n'umuyapani, urahindura. Yewe ntabwo rwose ibyo ngibyo byaramba.
uzajya no kuba umugore n'ibinagukundira wararushye yewe agasukari kose karagushizemo hago uwo mugabo uzagutwara nawe wa musore we niba wirirwa muri abo bamama hago we umugore uzakwemera umukobwa uzakwemera. So dutekereze kabiri, dusesengure kabiri, ntitukagira uburoho, ntitukagira irari, tubinyangamugayo. Nuko bimeze rero, gushukwa nta mpamvu. Abana b'abakobwa mwiga za interna ugasanga mugenzi wawe afite telefone ukumva nawe urabaye kuki utayifite, wajyanywe no kwiga, banza wiyigire, uzayibona kandi nziza kurushaho. Aba bashuka ni by'akanya gato, akuvaho ejo akajya kuri uyu, kuko irari ni uko rimeze, rirashyuha rikagurumana pe. Ikizakumenyesha ko umuntu ari warashaka gushuka nimuhura aragutaka, uba wumva uri mwiza, niwe wa mbere muri iyi si yose. Aragutaka bimwe biri mu bikabyo bitari naturel, biteye ubwoba ahubwo. Ufite ubwenge yajya kugira ikintu kumva urumiwe. So ariko iyo ubwenge bwawe utabwemereye ngo bukore, amarangamutima akazamuka kurusha, nyine ibyo avuze byose wumva ari byo, yakubwira ati tujya hana ukumva ari byo, ejo ugatangira nyine guta agaciro, ejo ugatangira gutwita inda zitateganyijwe, ejo ukaba wagira ibyaha ukarwara n'iyo sida, ugakenyuka tugashyingura, umuryango ugahomba, igihugu kigahomba. Benshi bashukwa mu nzego za politics, wari ufitiye position nziza, bakagushuka gira utya, tuzaguhereza ni deal iyi n'iyi, ukemera kugurana ubunyarwanda bwawe, ugatatira, ukaba wakwemera ngo ugamariye igihugu cyawe, ngo nuko bagiye kugira position runaka cyangwa se bakwemereye kuzajya kwiga US. Rwose ibyo ntabwo ari byo, ntabwo ari iby'i Rwanda. Tugira indangagaciro zituranga kandi rwose nzi ko tubishoboye, muri abanyabwenge, muri abahanga, mukomerezaho. Kandi giye buri giteka felicite abantu babikora neza. Ndashimira cyane abagore b'inyangamugayo, ndashimira abagabo b'inyangamugayo bagerageje gushukwa kenshi mu kazi, aho kugira ngo atatire ashyire hanze urugo rwe, akemera ka resigning akava muri ako kazi, ariko akanga gushukwa n'iyo position bari bamupromisinze. Ni byiza mukomerezaho. Wabaye iki se? Warapfuye? Ntiwapfuye, ahubwo uwo muntu yarasebye. Ngaho rero mbashimire, murakoze cyane gukomeza gukurikira inyigisho za Menya Uhinduke, mugezwaho nanjye Kaneza wa Mugabo. Inyigisho zirahari nyinshi cyane, tujya tuganira, mbahaye iz'iminota mike kugira ngo mutaruha mu bwonko, hanyuma mukomeze mukande like, subscription and share, zigere kure cyane hashoboka, kandi dufashanya muri comments down mutubwira ibyo twakongeramo, ibyo twavanamo se birashoboka ko hari ubwo tubahawe ibyo mudakeneye, ni mwebwe tukorera. Murakoze rero, muragahorana amata ku ruhimbi, murakarama abanyarwanda beza, abanyarwandakazi.